ndakumenya makuru ko hari umudiaspora w'umugore uba hanze wagize gutya ngo ajya mu rukundo na buri kantu. Ariko uwo mugore ngo ashaka ko buri kantu bajya mu umubano wabo wagura. Ukareka kuba umubano wo kuba nyabaga ukarenga imbibi ukaza ku mubano nyawo ushobora kubwira umubyeyi ukabwira inshuti yawe magara ukabwira ko hari ibi indi ntango wateye. Ngo bigeze ngo yamuhaye amafaranga afatika, hari igikorwa cyitwa ngo reka nawe ati buri kantu yashyize hanze gicuruza ibikoresho byo mu nzu. Avuga ati mu dufaranga nshoremo bibe binini cyane. Byawe ni bya furnitures n'ubundi. Bya furnitures. Uwo mudamu rero ngo yamuhaye niba ari umukobwa niba ari umudamu ngo yamuhaye ngo buri kantu ngamurya sine. Ntiyongera byo gute? Kumuvugisha. Ngafata uwitwa Kazungu Boss. Ngamukubita inoti ya senkanye. Ati umuntu muharabike. Ati muharabike musiga icyasha. Abikora n'akazi ngo nibwo mwabonye iriya video yagiye hanze irimo buri kantu ari kuri gata ari gukorera buse najyo nyiti imibonano mpuzabitsina niyo ibyo rero ngo bifata ubusa bavuga ati iyo kondo uzifasha ubusa. Narinzi urabizi mu Rwanda gufata amashuri ukoza soni ukanyakwirakwiza bigize icyaha. Babona rero ngo ribu nigize gute nta kintu bikozeho bigiye buherihere. Baza kohereza abakobwa babiri bose uko bakabaye bavuga bwira buri kantu uti buriya rero uko tureba gutya turabanyempano nkuko babwira muri Jason uti buriya rero ngewe nazo kama ikiganiro mfite ikibazo runaka enda se ndwaye kanseri ndwaye umuhogo ndwaye iki ukamuha ikiganiro aho ngo bashaka kugira ngo abagire inama y'ukuntu bateza impano yabo imbere. Uko byagenze rero yes, reka nyine mbasuze ndetse mbifuriza komeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira uko tubakunda kandi dukunda n'ibitekerezo byanyu mutugezaho mutubwira yuko mukunda inkuru zacu. Kansuza abantu bari mu Rwanda, nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda, nsuza abantu bari ku mibumbe cyangwa se bari mu bihugu bitandukanye aho mbandi vuba muri diaspora mbabwira yuko nabo tubakunda cyane. Ye nitwa Muhire Jason, ngiye mukomeje kujya mubana hano kuri Maisha Entertainment aho nagarukanye na wa muhungu mukunda, na wa muhungu wambara durage nk'umuraperi ariko uzigize ubaho umuraperi. Abantu benshi tubabuza bwa kiraperi mwana wanje. Abantu benshi ubuzima tubamo ni kiraperi. Ni kiraperi kabisa kuko navuga se ko rap ngo barimba ubuzima bw'umuhanda. Twese ni tuba ku mihanda. Gusa urumva wabyanga utari umuraperi. Uri umuraperi wabyanga wabyemera. Ariko rap ndayikunda ni injyana nziza kuko buryo umuntu ufata rap mu mutwe cyangwa se akaba yanaririmba ntago ari umunebwe kabisa. Ntago ari umunebwe. Buri imirongo ya rap niyo wafata na verse imwe y'umuhanzi runaka yarayiririmbye ukuntu imeze nk'umuvugo ukasuramo umuvugo wose uri igitero cy'umuraperi kiba ari kirekire wari wacyandika. Ariko je numvisha arana uri kujya ukubita utuntu tw'utuvase. Ndayikunda indirimbo z'abanzi nazifata cyane cyane nk'iza Riderman nagenda nzifata ariko byose iza Riderman, J Polly, rest in peace Kabaka rwose najyaga nzifata mu mutwe nkazimemoriza nyine ariko nanone intego yazo ntabwo kwabaga ari kuzifata kundi. Nk'ubu ngubu hari yitwa ngo akanyarira jisho niga muri Turoko narayize cyane kubera ko hari undi mwana wari inshuti yanjye witwaga Manishimwe Jean nkumva rashaka kuyindusha kandi ntago bishaka kandi ashaka gutiryo kuzo rwose. Navuga ni gute umuntu twigana akaba ashaka kundusha ibintu ashobora no gukoresha imbere y'abana akabanjyana bose ko bakabaye. Ndaheko mwana ko numva ibyo bintu biba bitangiye kera. Nkavuga nti noneho ngomba gukora ibishoboka byose ariko abaraperi mu bw'uko ari babiri bose narabakundaga cyane cyane kabisa. Nigeze gutumira Riderman kuri radio
Riderman rwose my friend ndababwira nti wari uzi ko indirimbo yawe yitwa ngo nkwiye igihano nkwiye imigeri nkwiye gukubitwa najyaga nyisabisha imbabazi mu rukundo arambwira ati urabeshya urayizi se ndayizi ariko icyo gihe urumva nyine nari narifashe narayiborotse rwose ariko ubu ngubu hari amagambo agenda kubera ko ntaherutse gusaba imbabazi mu rukundo nyine iby'inkono nabaye mbirishyize ku ruhande ubwo busigaye rwose nyigenzamo gakeya abaraperi uko babiri rwose narabakundaga ariko byahatari ubwo buzima bw'ishuri ubwo burakomeje unarivuyemo ubwo n'umuziki ugezeho hari nk'indirimbo imwe igeze gukoraho wese ntabwo wayikoze hari umunyamakuru utarakoze indirimbo se nazikoze ariko sinzi hano bakanyaro nayikura none wageze narahari ziraporodinze kuri YouTube zirahari ariko nyine ntabwo nazikurangira wakwiyumva isi yamukiye ndanazi downloading yagize umuntu ushaka kumakanya nita nkamubwira ariko wagiye ugenda gakeya bite byawe bitamurabura kabisa gusa ariko abanyamakuru benshi bagiye bakora imiziki ngira ngo uretse nabo ngubu ngo barenganya ba Philipita bakarenganya nabayago ariko umunyamakuru yava akagera ko Amerika Karangwa siyakoze indirimbo byo byose nago yayibura wowe wivanga ibyo ari byose ari kumwe nimba ni Nariza ari kumwe nimba ari hari muri kaminuza ari Butare yakoze indirimbo kiyo nkubonye umubiri urasaba yangwa gwenda kurota na 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 Karangwa bon uwitwa Risudi ntago muzi warayifite zifite imwe nta nubwo ari nimwe Risudi yakoranye na Tom Cruise bibaho akorana na United Friends ibanga akorana ni nyinshi cyane ejo yakoranye na Maroni ni nyinshi nizo yakoranye na Yampano ntiyaririmbamo ngo ariko yayikabye cyawo gusa ariko Risudi nubwo babeshyira ngo yago nta mpano ariko se saza nyina so sinzi impamvu nyine ahubwo abajama bagira amajwi meza usanga nko bagiye kuririmba bibagora rwose sinzi biba bibagora kuko nka Risudi ntabwo arazi kugendera muri beat rwose icyo ni kimwe ibaze ko nabyumvaga ari kuri radio numva wasa nka producer muri studio yaraterateranya nk'amagambo nk'icyataro paka vase ivuyemo ariko simbizi narimo ariko mwumva nkurikije Sinaya na Kiki ntabwo yagwagamo ariko ndikaze gakuno ikaze sinzi ko nabigenda ariko banza ariko yakora asa indirimbo ye bwitagira ngo tuyimupimire tuvuga ati umuhanzi ukomeye cyane Risudi ntayagira yabaga ari korabo ni umusitari n'umunyamakuru kantekereza ko kiriya gihe abanyamakuru bajyaga mu ndirimbo z'abahanzi kugahato kugira ngo bazagere gute bazabicuranga kuri radio simamya ko ari umuntu wandikiye ariko sinumvise ufite impano ikomeye ko dukorera feature nazambeje bantu ba Uncle Austin afite indirimbo we nibizwi n'umuhanzi impamvu Austin we mushyira ku ruhande afite ize bwite ari afite itwa ngo nzakwizirikaho urayemera ngwino tubane ibihe byose nkunda gukunde ibihe byose iyo bita ngo nzakwizirikaho ibihe byose se bayita ibihe byose nzakwizirikaho ari iyo bita ibihe byose akabana nzakwizirikaho urumva ni benshi cyane bagiye bakora imiziki ba Paxson b'abaraperi ba Makoni ninde wawundi bakora kuri Radio Disi nyoni yaridunze ninde nyoni yaridunze iri mu giti ntago muzi mwitandera gitano mwita ariko rwose gitano MC man ahubwo ndibaza kuke DJ Adams atakoze indirimbo izi kare wazumvaga DJ Adams nawe atwihisha ni gute agenda nenga indirimbo avuga ati indirimbo nimbi iyi ni nziza iyi nimbi iyi ni nziza agendera kuki ese afite iyo mpano kuki ataririmba ngo twumve avuga ati uyu muntu umunyamuziki urugero yenda tuvuga urugero nange nk'urugero nka Igor Mabano ni umuririmbyi akaba n'umuproducer akaba n'umwarimu wigisha umuziki uri Igor Mabano harimo ibintu biri muri DJ Adams iyaba byavuga na Igor Mabano ese wari he kuko yajya avuga ati rwose kanaka nubwo wiririmba beshya ariko dore mi fa sol la si do si la se fa mi re do akagira ko manukira akantu koze avuga ati vrai ariko DJ Adams we arabikasa ariko ntumenye ngo ese hari ibyo yakora byiza tukabireberaho wapi
ariko buriya narize nkeka ko zibaho umuntu wese ntabwo uvuga ko abakora icyo kintu ubunararibonye uvana he ntibajya bavuga ngo hari abantu bamwe bo mu duce dutandukanye tw'inaha bashobora kuba bahinga icyayi ariko ugasanga batakigura shoka bacyohereza hanze ariko bahinga ikawa ariko kunywa agakawa nabifata nk'icyayi ko cyangwa se ni nk'umuga ni ukwinywera nuza rwenge ntibazi rwenge se bayivaye mu cyayi bagatereka mu gacyayi hariya aho gatubwo ni icyayi gusa ariko biba byiza iyo ibyo bintu wabikoze none ukavuga yuko experience ufite wabikuyemo cyane cyane nk'i Burayi ntabwo wabona umuntu nka DJ Adam akavuga ibintu ntaho yahuye nabyo icyakora oya si munaka legend wa Munengo uhereye icyakora hari umutoza n'inzi bita Jose Mourinho ngo ntiyakinye umupira ariko agiye atoza abakinnyi bakagira gute bakagera kure atarakandagiye mu kibuga ni gake cyane bibaho guhenda reka DJ Adam mwite Jose Mourinho w'abanyarwanda no se mbigenze ariko akenshi na kenshi ikintu umuntu avuga ko yakibayemo nibwo kigenzura kanakijajinga kumva ko bifite touche nziza cyane naho rero kubyo waruvuze ngo by'uburaperi ahinga 90 agacuka terebe iwacu nibwo mama yibarutse ubuheta agakobwa keza cyabaye icyo rinasubizwaho inshuti n'abavandimwe bateranye data yishinye icyara amwenyurira mawe amatajya agira nabi njyane bikisha nkababara nkibeta mu cyumba udahari waho bagiye kana ka mama bakomeza ugakomeza ukagera ubona cyakuri hafi kirikira akaza bivanga kabisa kiramo chorus nawe byari byiza nari nziza mwana muhire we ariko nawe babimbwira ntabwo naguperereje ngo watangiye kwamara ruri mu wa gatanu primaire nibyo cyangwa ni secondaire bakuru nde muntu yakubwira eze mu wa gatanu primaire umuntu yamamara ngo rabyorero babimbwira cyese ibintu ubone naravuza agasoneri y'ikigo wasanga ari wari ukubita yakadende niba ari kadende ariko bambwiye ko nawe watangiye kwamara hakiri kare bambwiye ko mu bantu benshi mu bantu bake bamamaye bakiri bato mu Rwanda nawe ngurimo muhere Jason de promote wenda byashoboka iyo nagutumira kenshi bashaka kugira ngo tuganire kubera biri kubera kuri imana cyangwa se kubera birimo kuvugwa hirya no hino cyane cyane ko tuba turimo gushima tunanenga tunavuga nayo ibintu bitagenda neza tunakebura hamwe na hamwe hashobotse yes mu minsi yashize nibwo twamenye yuko uwitwa Burikano yatawe muri yo ndetse imbere yaho gato hari ibiganiro byinshi byagiye bibaho yaho hari izindi saga zagiye ziba nazo zigenda zisigaye tuvuga ko saga zo mu Rwanda n'ubundi zitajya zimara icyumweru cyane ikintu ni nashaka kugira ngo baze mbere na mbere ya nkuru yumva wayakiriye gute buri kantu ubundi buri kantu ugiye tuziranye hari n'abantu batajya ngo ntituziranye abantu ugiye na buri kantu turaziranye amaso ku maso ariko nk'abantu bavuga ngo kana kabeshya yenda ku makamera agira ngo bamwemere buri kantu turaziranye tunafitanye contact ku bantu bari bana stati ushobora kugirana gahunda runaka nabwo ko ari inshuti yanjye niko navuga ariko atari inshuti magara buriya inshuti ziratandukanye hari umugabo witwa Dashimo ujye uvuga ati haba inshuti runaka akabingwa inshuti mizi ngo akaba inshuti mababi inshuti maki rero ugiye buri kantu n'inshuti yanjye ariko apana andi ni suffix ni iki mwibongera ku inshuti magara wapi inshuti mizi wapi inshuti yanjye dushobora guhura tukavuga ati mpagasi bimeze biti sawa ariko nta bindi birenze ibyo urumva rero numvise inkuru rwose nyisomye ku gihe ko Abdul Karim yatawe muri yombi n'urwego rufite ububasha ariko nanone ndibaza ngo buri kantu mu kanya gatavuzwe ngo yarigase mu maguru y'abadamu haza kujya hanze video bivuguruza ko atari we ari filime z'urukozasoni bakuye hariya kugira ngo bakunde bagire gute ngo bamwambike isura itari nziza mu kiganiro yakoze ari kumwe na mugenzi we buri nguni babivuzeho bavuga bati kana akora dusebya bashyira mu majwi witwa Godfather bashyira mu majwi witwa Kazungu ka boss ndakumenya makuru ko hari umudiaspora w'umugore uba hanze
wagize gutya ngo ajya mu rukundo na buri kantu. Atangira kujya mutamo agafanta, urabizi abantu bari hariye batwikundiye baduha agafanta bakadukubita agacyayi, ubwo ndavuga akanyenyeri, wadira imiti ikagikokereza buri munsi. Ariko uwo mugore ngo ashaka kuko buri kantu bajya mu umubano wabo wagura, ukareka kuba umubano wo kuba nkoranyambaga ukarenga imbibi ukaza kuba umubano nyawo, ushobora kubwira umubyeyi, ukabwira inshuti yawe magara, ukabwira ko hari indi ntambwe wateye. Ariko buri kantu ngaza kuba incakura, agashaka ko uwo muntu ngamuha amafaranga, ariko ntagire ibindi baganira. Ashobora kuba atarashimye uburanga bwe. Abahungu iyo tugiye kurambagiza n'uburanga buzamo, nigeze kubivuga mu kiganiro cya kera twageze gukora hano, ugenda urambagiza uburanga, igihagararo, ni wateruye se cyangwa se ufite nyashi, kuba mbese n'ibintu byinshi cyane. Buri kana ashobora kuba ataragize gute, atarashimye serivisi z'uwo muntu. Atangira gushaka kugira ngo udufaranga, ariko birangirira uwo mugore ngo yaje kumuvumbura. Amuvumbura bigeze ngo yamuhaye amafaranga afatika. Hari igikorwa cyitwa ngo reka nawe ati, buri kana yashyize hanze gicuruza ibikoresho byo mu nzu. Avuga ati mu dufaranga nshoremo bibe binini cyane, bya bindi bya furnitures n'ubundi, bya furnitures. Uwo mudamu rero ngo yamuhaye, niba ari umukobwa niba ari umudamu, ngo yamuhaye ngo buri kantu ngamurya sine, ntiyongera byo gute kumuvugisha. Bo umugore rero yakwandika message ziva hariya zizi Kigali, reka da konegisiyo za Kinyinya na diaspora ngo ziracika. Umudamu rero ngo yigira inama, avuga ati aho natanze si make kandi na sina menshi, kandi aho natanze uko yabangana kose sinabura ndi makeya. Ngafata uwitwa Kazungu Boss ngamukubita inoti ya senkanya, ati umuntu muharabike, ati muharabike musiga icyasha. Kazungu Boss nayo nyine abikora nk'akazi. Abikora nk'akazi, ngo nibwo mwabonye iriya video yagiye hanze irimo buri kantu ari kuri gata ari gukorera. Buse najyo nyiti imibonano mpuzabitsina niyo mpuzabitsina, wanga igitsina kiri mu kindi, ariko hariya igitsina ntabwo cyagiye mu kindi. Ni umunwa wagiye ni urukozasoni, ibyo bita urukozasoni. Ariko baza gukora iperereza, bahuza amashusho, barayashakisha uburyo imbuga nkoranyambaga abantu bashaka hasi hejuru ngo batange proof. Baza gusanga si buri kantu wakoze ayo marorerwa. Ibyo rero ngo bifata ubusa, bavuga ati ibyo kondo uzibifasha ubusa. Urabizi mu Rwanda gufata amashusho y'urukozasoni ukanyakwirakwiza bigize icyaha. Babona rero ngo ribu nigize gute nta kintu bikozeho, bigiye buheriheri. Baravuga ati ariko bakubita agatukibu kandi atugenge, baza kohereza indi nkuru rero iravuka. Abakobwa babiri bose uko bakabaye bavuga bwira buri kantu uti buriya rero uko tureba gutya turabanyempano, nkuko babwira muri Jason uti buriya rero ngewe naza ukama ikiganiro, mfite ikibazo runaka, enda se ndwaye kanseri, ndwaye umuhogo, ndwaye iki, ukamuha ikiganiro. Bo ngo bashaka kugira ngo abagire inama y'ukuntu bateza impano yabo imbere. Buri kantu burya rero umukobwa kwandikiye hayi ushyira kuri profile ukabona umukobwa ni imbere cyane, ukareba neza ukabona irimo neza ko ntakumenye nyine ntabwo mutuza, ariko mubishatse nabibwira. Atokedi your pic, where is your pics? Amwereza amafoto abona ngo ni ikiremwa, ibiremwa bimeze neza cyane. Tumurashaka iki? Abana baramusobanurira ati turashaka yuko tubona umukozi creator, watubwira uko umuntu yateza impano imbere ayifite, bese nko kuvuga duhugure ko twateza impano zacu imbere. Buri kantu arabwira ati ibyo nabyo nkuye Kinyinya sinakoze, ndi mu rugo mwaza nta kibazo. Ati ko atikize dufite tubahe tukazaza ubutaha. Kumva rero umusore hari umwana nigeze kumva cyari tugisoma ibitabo byo muri primaire, impyisi ngo ihene ngo zarishaga mu ishyamba ngo zibone imvura iraguye, ariko ngo zigira bazo gushaka ahantu ya gute ngo zugama. Ubwo zishaka ahantu zugama, iyo story abantu barayize bayize primaire bagisoma ibitabo byo mu Kinyarwanda, nabikundaga cyane story n'umvaga ziri mu bwenge. Ngo zivugama mu isenga impyisi ziba ziri kuza, kuri abo bavuga ngo iri kuza ikomeza isubiramo ibyo yari yarishije kare.
impyisi iravuga ati se muri kurya iki? Ati turi kurya utungu cenge. Iyo story bagenda bayisome cyane. Ni ukuvuga ngo impyisi iravuga ati kaza neza mboga zizanye. Iri kubona izo hene zinjiye izo za ruhaya. Maybe ko rero buri kantu iravuga ati kaza neza mboga zizanye. Avuga ati akamoto ko kuvaho muri ugera Kinyinya buriya uko batuye Kinyinya. Ati ko ari amasegonda nangahe. Bavugana motari umuntu umuzana Kinyinya. Abakobwa babiri baragenda bagiye kugisha inama umwe expert mu bintu byaye niki nimwe nkoranyambaga ko akoze imbuga nkoranyambaga ko azizamura ko atera imbere ugakora amafaranga ku mbuga Alias Gorobo abonye umuzene yitwa niba ari Musinga ngavuga ngo bya Alias Gorobo avuga ko atera imbere ku mbuga nkoranyambaga. Bahageze rero ikosa ryabaye rihe yakiriye abashyitsi. Buri kantu yakira abashyitsi uko abashyitsi wundi umuntu abashyitsi mu muco nyarwanda urabazimanira muragenzwa n'iki baramubwira. Ariko nyuma yuko amasomo arangiye ukuntu bakuze imbuga nkoranyambaga nawe ukaba umusitari nk'abandi bose arababwira ati ngareba ngo yabonyemo umwe ubwo ndi gukoti kuko inkuru yanditse yabonyemo umwe yishimiye avuga ati noneho rero hari masomo wafata kandi yo ku ruhande hano mu cyumba. Umwana tuguse mu cyumba turya kugira gute ngwino hari ibindi wakwiga bitari bira nakubwiye kandi koko nk'abantu bazi ko abantu biga ushobora kwiga Green Hills ukiga Riviera ariko hari umwarimu wo mu rugo bagutegurira ku ruhande kuru disquare ati ngwino ngo kuru disquare rero umwana ngo yanga kuyifata arabyanga barakomeza baraharira bwo yari yabazimaniye fanta yabaye cyo kunywa. Ku munota wa nyuma rero babonye yuko bitari bukunde buri kantu ngafata skate urazi ko akina agenda kuri skate avuga ati jewe rero ndashaka ko musubiza amafaranga yanjye ibyo nabatanzeho byose ubundi kwana bahaye n'ubumenyi bwanjye nabahaye ubumenyi ndabagaburira bundi nagomba kuba ubumenyi gusa ndabagaburira none ndabona nta cyo ushaka gukora ntabwo mushaka guhugurwa mu masomo arambuye umuvandimwe avuga ati wapi murayansubiza. Scovia yabigarutseho mu kiganiro avuga ati se ubundi yabagaburiraga yarababyaye. Hari ikibazo rero ntaragera ngo ari ikibazo nibaza. Ribu yavuze yuko yataye muri yombi buri kantu. Abdul Karim ni mwitende Abdul Karim. Maybe kare amazina. Bo bamukurikiranye icyaha cyo gushimuta. Ubundi nkurikije uko nabonye amategeko abivuga niba batararivuguruye ariko avuga ko nibura ushobora kuvuga ko umuntu wamushimuse hashize amasaha 28 umuntu yagiye saa 4 za mu gitondo saa 4 z'ejo ntagaragaruka uyu muntu ari hehe urumva ni ababyeyi baramubaza bahamagara inzego ko twabuze umuntu wambaye imyenda nk'ingiye amabara amanuka umweru n'umutuku yambaye duraga yafite prime mu menyo yabuze buri wirengero umusore uri mu kigero cy'imyaka 2 cyangwa se umugabo gutya yambaye inkweto zimwe gutya bakamurangisha polisi gakora akazi kayo. Umuntu wamushimuta kuva saa 7 kugeza yenda saa 10 kurumva ngo amasaha 3. Urumva ko babonye ko bikomeye bashaka babona bahuriramo n'indi bibazo ubwabo bayobotse umurongo. Yes uko byagenze rero nubwo banga uko byagenze ngi bariki uko byagenze buri kantu babuze amafaranga urumva baje kuri moto yabategeye bivuze ngo nta mafaranga bafite yabategeye kuhagera byanze bikunze no gusubirayo ariko bategera ati mutahe. Ariko muhire nkurikije uburyo cy'umusore aba yakuviziye yakubariye kumbwira ngo ruhageze ntimuganire nkuko abyifuza ubashaka guhena ngo n'amafaranga asubirayo yayaguhata ariko rwari maze aricuza nawe yaguhabuza urashaka ngo na rero turu umuvandimwe buri kantu barakomeza baraharira amafaranga aravuga ati rero ndakinga munsi y'amafaranga yose nabatanzeho nabahaye amasomo ndanabagaburira ngo byari mu bibanza ngo 7 barakinga arakinga rwose ni rero yigera no mu cyumba gukomeza gahunda ze zose ariko ngo ntiyabambura telefone zabo bakomeza kuzikoresha bavuga ati jewe nta kibazo dutanye na kimwe inshuti zanyu zikaba zabaguriza wahamagara ababyeyi bakavuga ati reba munsi y'igitanda aho nashyize cya gihumbi
bakikoherereze unyishyure barekure mwigendere. Aho kugira ngo umwana w'umukobwa ahamagare ababyeyi bamuguriza ngo ahamagare inshuti ye arebwira ati se ture ahantu kandi batugwatiriye tibarutwikwishyuza amafaranga, nta mafaranga banguriza ko bakinze kandi badashaka ko dusohoka. Rero ngahita babwira ati rero njye nta faranga afite, ariko niba babafatira bakabuza gusohoka mushatse mwahamagara polisi kaza kubatabara kuko bashobora kubona kubafatira ku ngufu. Umvise? Hako iyo nshuti nayo nziza yabagira igitekerezo nk'icyo. Inshuti nyanshuti. Zene bavuze ati bashaka kubagira nabi kandi ko kurabizi ko icyo bintu bihanwa n'amategeko. Vuga nyine yabagira inama y'ikintu gishoboka ati polisi je wenda yabikemura niba ari n'ikirego wenda cyane atangwa cyangwa se niba nayo mwabuze bakabasohora mukandikirana kuzamwishyura mwege mugasubiza mu buzima busanzwe. Bahamagara umurongo wa polisi rero icyumva ko umuntu yashimuswe bamukingirana ahantu bashobora kumwica, umuntu yabuze igwate yabuze ubwishyu araho ngaho polisi yihamagaye. Rero buriya polisi ishobora kuba turi hano turi nka batatu ariko yaje kureba ikibazo twagize bakazana batayo ipanura hano hasi ku matara igapanura bati hano ni Kiyeve. Urumva polisi yo nta nubwo izi ko abona ari buri kantu. Turi ikinyinya twafukiraniwe mu nzu n'abantu tutazi yenda barashaka kutwica badukingiranye ngo tuhava gucyana gucya. Polisi rwose yo ntabwo polisi ivuga ati ngo ni imbunda iravuga ati ngo ni imbunda ashobora kuba ari Kiyeve twagenda ubundi mu Rwanda mu Rwanda tumaze imyaka irenga 30 dufite umutekano usesuye. Kumva rero ko ari umuntu wagiye gushimuta abantu ejo bundi arahamagara leta avuga ati leta rero nimutama ibi n'ibisimba rekura. Si Kiyeve se izo ni za filime tujya tureba. Izo ni filime ariko leta yo ntabwo ibifata nka filime. Aya oya leta ntabwo abangiye ni gwasi si filime. Oya iyo yaje nkije gutabara umwene gihugu uri hehe uri mu kibazo ku mahire uwitwa buri kantu nawe bakinguriye arabakingura avuga ati bimeze biti ati urinde ni kanaka uri buri niwe kanaka ati yego witwa nde yego bamwambika amapingo babana nabo weta mo bude story. Rero wa muntu uri muri Amerika nakubwiye n'umwumva amakuru avuga ko ngo ari we muntu wabuze yakubise tukikana akavuga ngo iyo ubwibye ibitsina mwabisimbutse reka noneho nkujyane mu mageragere. Wa mugore ngo yegurira babandi ngo bahimba umutwe noneho basimusiga bivugwa yuko abo bakobwa boherejwe n'abagore muri Amerika noneho kuyango ubwo ni umutwe wahimba. Yes umutwe wa kabiri ngo noneho ngo birangire noneho buri kantu wigiza karakajya he ageze na gereza. Wambwira gute ukuntu buri kantu mu gitsina cy'umugore buri kantu niwe wafungiranye abantu kuki atari buri ngoni noneho wese ko buri ntago ariko nago babana umwe abukwe n'undi akabo bari kumwe icyo gihe bari kumwe mu nzu. Kuki noneho nyine kuki buri kantu niwe bakomeje gushakirwa hiti niba ari guhitinga niba yana gusura amashoro bituma uhitinga kuki buri kantu niwe bakomeje gushakirwa hiti ya kabiri mugenzi we atarabona n'indi ngo bajye kure bekwarisa. Yavuga nyine ngo niba ngo insina ngo yingigize ute ngo niyo bacaho uruko. Urumva rero umutwe wa kabiri ngo niwe watumye avuga ati noneho birarangiye. Inkuru babaje rero mu nkuru ya buri kantu mu kiganiro umuvugizi wa RIB yatangaje yavuze yuko ubu bugenda cyaba uri gukora dosiye none nta nibwo ari byo kuvuga ngo uragenda ngo kuri parike ngo uvuga uko byagenze ngo bakore kurutaye bari gukora dosiye ya nyayo igomba gukirirwa ubushinjacyaha bukageza ikirego mu rukiko mwite n'abudiri Karima kabura n'imbere y'urukiko kwifungwa n'ifungurwa ry'iki cyagateganyo kandi cya kirimo kimuhamye hari iminsi 30 aryo ngo iperereza rigikomeje gishakisha ibindi bimenyetso. Ese koko yabashimusha ku bushake byagenze gute bagishaka ibindi bimenyetso ni mageragere tarani kavamo imyaka 2 bakivushaka ibimenyetso ubundi barangiza bakakubita 5 cyangwa 7 ibibazo 5 kuri 7 mwite n'abudiri Karima aka buri kantu twatumenyereye ugiye kuzamuka baravuga ngo ubugwa neza bw'inkware bwayigonje zose none se ubwo bana hagiye gukwereka ukuntu wakwinjira imbuga nkoranyambaga nawe ukaba umusitari ntibamwegereje mageragere ku mugaragaro. Ase ubundi turetse nk'ibyo bintu byose ariko sinzi wenda kuntu muri minsi kuntu bisigaye byubakitse ariko nyeka ko
abo bana ko kurabizi muri iyi minsi umwana wese witwa kazamutse yumva ko YouTube ari iriho amafaranga. Je nabwiye aba content creators. Usanga akenshi yigiye usanga ari n'abana nyine bakirwa. Baba teenagers. Je nabwiye abantu ndababwira nti rero. Basore muri mu myidagaduro, basore mu bastar. Ibyo bintu mwe byo kugirira impuhwe abakobwa. Ninde bahaye indirimbo y'ubuntu muri studio no mukobwa. Ninde bahaye korabo yoroshye no mukobwa. Ninde kikasi ya managinze. Ninde muri naho ya managinze ninde sabe hawo fata ni karara ninde. Ariko bano bakobwa bandi igitsina gore n'Imana. Ninde wari yutura ryo muri Edeni no umugore. Ubamaherezo nayahe? Rero nibaza n'umwana w'umukobwa ushaka kuvuga ngo agiye kujya gusura umusore. Ariko ubumva ko nawe nyuke yamaze kare ntwaze mugenzi wanjye. Ubwo ko nawe yagizeho makenga. Ateka ntwaze mugenzi wanjye turi kumwe. Ariko baze gutinyuka kujya gusura. No kuvuga ngo niba ari umutwe bapanze. Mutaziranye mutarabona n'umusire umwe. Niba ari umutwe bapanze. Bivuze yuko aravuga ati ndemuse ngiye nyine. Sinamwishe kuza. Byanze bikunze n'umusani mba nemera hari n'ige nanjye nasirwa ikizamini nashiduka nyine naryanye kwa Abraham nibyo ariko reka nitwaze mugenzi wanjye ntago turi babiri nizo soni ntago natinyuka cyane rwose ariko icyo nibaza ni kimwe kumugani tugaruka kuri bana bashiki bacu hari umukobwa wambwiye ati ubundi umukobwa yemeye kuva mu rugo akurira mutakaza kukureba bivuze yuko rwose yemeye kuguha pe agomba kuguha buriya ngo yabipanze niyo mpamvu iyo utamuriye ubutaha ntagaruka cyangwa se aragorana kugaruka iki byari umuco ntabwo ugezweho pe ese umuntu wese uje gusura ni ngombwa ko agomba kuguha wese uje kugusura ni ngombwa ko agomba kuguha uribana nanjye ndibana ariko umukobwa yagusuye muri babiri uzi ko hari n'igihe utaba ufite ibitekerezo byo kuba wanamwegera abo tunaza rwose turateka kareti yicaranye dusesengura ariko rwose ntakimara kuhagera akimara kuhagera no kuvuga ngo araje arakomanze uramwakira muhobeye bizu bimeze bite amakuru ni meza banze urugendo rwagenze nabi bambutiyaje mu muhanda w'igitaka shitivu byakurenze sinzi niba uhindura imyenda ubwo abasore babakire bava mu cyumba na saro cyangwa se bibiri hari imyenda hariya umukobwa mwisanzura niyo ahita akambara agasengeri kawe kamwe k'aba basket akaba yambaye akabutura kawe agahita ajya mu gikoni agakubita akareti hariya pafu mukamurira akareti kararangiye buri umutoto abategereje kumenya ngo kumureti turiye arakurikira wiki what is next iyo rero umusore ukabona next izi kwisubirira mu rugo next izi kuguboroka next bati kuva nanavuka naho nabaye idage mu mateka yanjye urumva rero hari bagize amakenga avuga ati ni namukangezeyo turarya kareti tunywe fanta ariko nyuma yaho siniteguye gucika umusitari reka ngira utereka nitwaze mugenzi wanjye rero iki kibazo nibaza umukobwa uje kureba umusore muri ghetto byanze bikunze wamugana agira amakenga ajyana na mugenzi we niba atiteguye ibyahabera base hazabona n'umuntu bari inkuru ya nyayo atabogamye amahirwe ahari rero buri kantu na buri nguni bari kumwe uwo mukobwa azana na mugenzi bari babiri mu nzu ari babiri urumva ko ari bangahe babiri kuri babiri ko kiburi ese byabaye gute ku buryo buri nguni we atabonye buri kana ashaka umwe yihitiyemo ngo asigara aganiriza mugenzi wavuga ati se ko bagenzi bacu bona ko masava bite ibyo yenda simbiza ariko gere ntewe agahinda cyangwa se umutima wanyushenguwe no kubona umwana wari ukizamuka gutya agize gutya akaba agiye kwisanga inyuma y'igihome ku maherere ku bugwaneza bwe n'iki ariko ndibaza ngo ese koko buri kantu yishyuje bari abakobwa amafaranga yabagaburiye cyangwa bishyuje amasomo yabahaye ajyanye no gukuza iki social media ese niba baragoretse ururimi ngo yashatse kudushimuta nyamara yababwiye ati je rero isomo ryanjye ntanga ku isaha n'ibitanu rihagazaye iyo nkubwiye uko wafungura cano n'amafaranga iyo nkubwiye uko content wakereye igahita izamura cano byihuse n'amafaranga buri saha mbara yanaye ndabacaginga
ese ubwo abantu babuze 7,000 dore ko ari byo biri kuvuga ko ari 7,000 ubwo bari bafite 100 bagomba kumwishyura. ubu koko buri kantu ariko uyu munsi gutuba social media buri kantu afite smartphone agahita afungura TikTok na channel agahita bumwe influencer icyo ni kimwe none se buri kantu nacyo ni za megabyte kandi bamwe twaje gusanga umujyi wa Kigali warabyoherewe ujya ka free zone hariyo internet cyangwa u Rwanda ruratenga amayepe twatuzu bategeramo bisi ziba zihari oya no mu bigo bitandukanye hano turi wakonekta wakoneka ahantu hose wakonekta kwa muganga ziba zihari rero kuva mu rugo muri za saa 9 amaze gusoza turimo two mu rugo cyane agahita nyabikira akabanza kara TikTok aba utuntu turi turimo scrolling agira ona agahita abona babajene ati reka nawe ahita avuga ati umugabo n'ugeze ute niwe arakandongora ibyo birashoboka ariko bana abakobwa mushaka kujya ku mbuga nkoranyambaga mushaka kwamamara niyo kwamamara ni byiza pe muyango arabivuze ati kwamamara ni byiza bitanga amafaranga ariko nawe ushobora kubana depression ukayenda unayipfana utigeze utateganya kuzabana nayo bra ibyo rero cyo nibaza ni kimwe buri kantu si umukino wo kubura birindwi kwamamara mu buryo bworoshye cyane nabikubwiye muhire abasore n'inkumi cyangwa se abasore bari mu myidagaduro bifuza gufasha abakobwa ariko nabo ntago babafasha ku buntu amafaranga nesa ari kwa Irene ni kwa Yago ni kwa Irene uyu nesa w'umuhanzi na Bitikira bavuze ko urugendo bakoze batifuza ko ari undi muntu mwana w'urukwaga warukorerwa bumvise urugendo nakoze mu muziki sinifuza ko undi mwana w'iki w'umukobwa warukorerwa bivuze ngo yaruhijwe mu buryo bwose nuvuga ngo umusore ashobora kwiringa agakora ikiyede agakora iki byose amafaranga akayabona akayaguha ku promoting ariko umukobwa bitewe n'ibitekerezo byabo bibereka ko akazi kabo nako kuba beza kwisiga bakinogereza make up ubundi agahobera umukobwa cyangwa se agahobera umusore akamuha bizu akamuha service uzuko ibintu biri kujya bigenda byicurika wagira ngo ubuzima turi ko mu uyu munsi bwo bwabaye muri za 2010 ngo nibwo tuzi neza ko umuhanzi cyangwa se umukobwa wazaga muri music industry akenshi baga n'amafaranga bafite bikangombwa no kugira ngo niba agomba gukora wa muziki azajya aryama no mu producer ariko nanjye rimwe na rimwe mba mitekereza kuko nta kiguzi cy'indirimbo afite ubwo rero cyagomba gusheta n'umubiri we akahabwa ya ndirimbo agakorerwa indirimbo none se muhi no kuza kuyitora kongera akaza kuyifata mu rugo indirimbo yararangiye uze kuzanya akabanda nyiguhe kabisa nagiye kuyumva kuri Wofa numve mastering yayo niba nayikoze neza ariko imeze nk'iyarangiye ushatse waza tukayumva tukumva ari byo twagira gute twahindura ati kuri TikTok ati nijoro nagiye kuri live ati bama gift ati banguka mu rugo ze mwereka uburyo izo gift bundi bazikuraho kandi hagomba kubyanga ntago yabyanga kandi arasheneye ariko ntekereza ko umukobwa nese umukobwa niba hasheriwe for free cyo taho umuntu uzamugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi bakamuhesha amafaranga igihe kizakira ahubwo ibyo bintu umuntu yagashye igiciro bakuru umuntu afata inzu akavuga ati inzu yanjye kwikodesha bihagaze gutya nta paritema cyangwa se inzu isanzwe ariko kwikodesha ntacyo rero ukavuga ati rero kugira ngo account yawe nzayigite nzakuvaniriza gift urama amafaranga ya ntacyo niba buri kanara bazi neza ko ibyo bintu bya YouTube abizi akavuga ati kugufasha sinjye kugufashiriza ubuntu kubera ko urabizi ko ushobora no kumufashije ugasanga rega ni business avuga ati rurabi 100 aho kugira ngo iteze n'icyo kibazo avuga ati duhurira aha bigukorere barakugukorera aho ntago afite nayo kuza kugura icyo kunywa nguko nyine umukuza mu rugo nyine ukamwakirira mu iki kibazo nibaza ni kimwe ese uwo mugore uri muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu ntazi niba ari na Canada na hehe ese uwakazunguka boss cyangwa Godfather bose ngo bari inyuma yo kuba buri nguni na buri kantu yajya muri gereza ubu najye bazishima bazavuga tike yagesha yego ese uruganda byanze bikunze amakosa yose yakora yatangaga inkuru yayikoreraga buri hari umukozi leta yabigiye guhomba utayisabaga ABCD wakoraga nyine akaba yahe n'abandi akazi urumva niba afite nk'iyo reka nawe ati hari umukozi uyikoramo
w'umugabo utunze urugo ugize gute, niba yabaga ari kuri YouTube akora izo content, hari abantu yamamarizaga yenda bakaba ibicuruzwa byabo bikagurwa, abagore babo n'abana bakajya ku ishuri. Urumva rero ntabwo ugenda umva ko iyo shyari abanyarwanda barifite. Niba umukobwa aragukunze, niba umukobwa we gukunze ukanya ngomba kwigendera, niba umukobwa we nkunze nka kwanga igendere, wibajya kubaranga ibyo wantakajeho ngo naguguriye imodoka naguguriye oyigendere buri kana. Ariko nawe yagize amakenga aravuga ati se ari muri Genesis Comedy numva bari batumiye umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitiere, atarese umuyobozi ukuranye n'umukobwa umwishyuriye ishuri, umukobwa umugura akamodoka akajya kamujyana decapotable, umukobwa umukodeshereje inzu y'ijyariya, umwishyuriye mituweli, umwishyuriye assurance, umukoreye buri kimwe cyose, ku munota wa nyuma ngo agiye gushyingiranwa n'undi. Ese ibyo bintu byo ntabwo ari escroquerie? Ubwo nta muntu yakaba yamurega ubushukanyi cyangwa se uburiganya? Umuvugizi aravuga ati ariko ibyo nawe nzabizi ntabwo bikorera ubwambuzi bushuka. Ugisubiza umuvugizi yamuhaye waracyumvise ati se wowe ubikora ntacyo ushakara. Ubwo se uri gufasha imbabare, uri gufasha ubufasha, uri Croix Rouge, nko kuvuga ngo ibyo ngibyo si ibyaha, kuko iri kubimuha nta n'ubu byandika, ntabwo mufata amajwi vuga ati rero uyu munsi nguhaye imodoka sinya hano, uyu munsi nguhaye inzu sinya hano. Oya, ibyo ni ibikorwa by'amarangamutima, kandi n'uwo yabazaga nawe arubatse, base nubwo ntabizi neza ariko umuvugizi we nabasanga yubatse. Gusa ntiyateretse nuko bari gutereta nyine nuko bigenda, urahonga. Supermanager aravuga ngo umugabo nyamugabo wundi aratanga, kiraga umugabo nyamugabo ngo nuko habagora amafaranga ahageze hose abereka bahereza. Urumva rero umuntu wagiye koza ikibazo muri Genesis cyari cyaramuriye ahantu, avuga ati ni gute umuntu yaza nkamutakaza ibintu byanjye byose, nkumva ngo aragiye kugiye gusa n'ikintu umuntu ari kinampimiye. Nibyo birashoboka yabyibaza, ashobora kuba ari umutego yaguye avuga ati rero ubwo umuvugizi atabinshubije igisubizo nashaka ngakinsubize, ariko ni muri butahe murayamba. Ariko none abakobwa ushyigikiye bano bantu babonye kuvuga mu nkoranyambaga ari kuvuga ngo yarasangwa ngo afite ngo iyo furniture n'ubundi ngo afite ibikoresho ngo abantu baze bamuteze imbere bagure, bitunze mu muryango we, ngo bitunze ngo famiye y'ibintu nk'ibyo. Abantu bo ari icyo bakuye cyangwa se mikino agiye kumva nawe ari kuvuga ngo ubundi ngo umusura gute ngo utaraza kumuha ngo uri umukobwa. Iyo mvugo umuntu yayiha umurindi. Nabikubwiye ibya business byo ni ku ruhande. Business ni Abdul Karim, ntabwo ari buri kantu. Nubwo ashobora kwifashisha izina ryakuye mu star kugira ngo nimufashe kwamaza ibikorwa bye, ariko muri business ntabwo handisha uvuga ngo giye buri kantu ngo mfite ngo business hari oya. Ubuse King James ntafite isoko ngo supermarket nyumba bayivuga niba kina ifite simbiza muri Nyamirambo ngo hegura hafi ya stade. Ariko se bavuga ngo rero kujya King James oya, niba supermarket uragenda uhahe bagugwa kwa bagwe service ntabwo ugura kubera ko ari King James, ugura kubera ko bafite produit ushaka zihuye n'ibyifuzo byawe. Niyo munanira ngo nabo bango ngo ari King James reka nyongere yandirimbe ngo narashize ngira naryo ko nyongere oya, ati murampenze ukigendera. Iyo ni business kuri ntabwo ikwiye kwivanga mu kazi k'urwenya kwa buri kantu. Ahubwo ibyo mikavuga ngo umuhungu agomba gusura umukobwa, agomba gusura umuhungu akamuha, guha umuntu ni ubushake bwawe. Ndetse na leta ntabwo ifunga umukobwa wahawe umuhungu cyangwa se ngo ifunga umuhungu wahawe umukobwa. Leta ifunga cyangwa se ikurikirana umuntu washatse kubifata ku ngufu, ku bushake, ku gahato, cyangwa se akabikora n'umuntu utujuje imyaka. Buriya ku ngufu ntabwo ari kuvuga ngo ni imbaraga gutya gusa, hari n'ingufu z'ibitekerezo. Hari akara k'imyaka 16 kakabwira ati buriya wowe kakarusha ingufu z'ibitekerezo, ukagatirika paka ukarimbuye. Ako ngako bakurega yuko agafasha ingufu kubera ko bakurusha ingufu z'ibitekerezo, uragashukashuka paka ugakubise hasi. Kwizo ni ingufu z'ibitekerezo. Hakaba rero n'abantu nkawe mwateruye avuga kabiri mukwikira ko fayita ryama hasi urangiza fere. Izo nazo ni ingufu z'umubiri. Rero ntago ari byiza ko ntago iyo statement ntago ari cyo kuvuga ngo umukobwa usuye umuhungu amuhereza. Ariko ugenzi neza nanjye ndabyemera pe, umukobwa ugiye kurira moto akeshi genzi ko umukobwa asura umuhungu mwana abizi neza ko yibana cyangwa se abana n'abandi bantu. Ntago umukobwa arakubaza ngo se ubahe mba Nyamirambo uribana se? Yes ndibana cyangwa se mbana n'ababyeyi ngo keshango najya ngo numve nyine ngahantu
abambarura ari bari kumbarura mbarura ashaka ntashinzwe imibare ya leta statistique siwe zireba ariko arimbaza niba cyangwa se mbana nande n'ababyeyi kandi na kenshi zabicunge n'umukobwa agiye gutubira iwabo yo kumusura amaking ashobora ko ababyeyi bagize gute ngo badahari se kubera iki aba kenshi nangana kwemera kupfa kuza ababizi ko mama yagiye mu bukwe mu ntara papa yagiye mu kiraki Musanze ndabizi ko yenda baza gukuza batinze ushatse wagera ukansuhuza no byumva ngusuje ababyeyi bahari ubaye iki ikintu baye nabo nkabasuhuza bati mu rugo timbana n'ababyeyi tubure kanze kuza wawe nibyo byo urakoze cyane dore se ubu agamije iki numva kashaka kuvuga wabo baje ngo zawuncece baje kuravuga ngo umucece ni freedom nese freedom nyine kugira nyine ibyo niba ari byo mugomba no kuganira mu biganire neza yes nuvuga ngo hari ibintu ushobora kuvuga muri babiri atarimo ngabandi mu rugo rw'ababyeyi cyangwa gusaba barumuna bawe baba hari baba kataka barabo bande no uzana gafanta bya bintu by'abana baba badafite imico gasanga eje fanta icyo gihe banywa fanta ahubwo sindishobora ko buri kantu baguze fanta ntabwo umukobwa yagusura ngo uzamugurire fanta ushobora gusanga ariko mu fanta Riderman akunda kuvuga ko anywa fanta ariko mu ndirimbo akavuga ati nyicugusha nka champagne bayita ngo iki bayita primus ariko bati nafasha fanta nyine kunywa inzoga bitera ifunwa abantu iyo bati muhira ngo inzoga bagasanga inzoga jadamwe inzoga ntabwo bisona neza ariko bavuga ati naga fanta ntabwo umuntu arakugurira agafanta k'ibihumbi 20 30 ubwo se fanta kigura igihumbi ngo taranaje amate urumva bivuze ngo ashaka kuvuga ngo twanyweye agafanta ariko by'ukuri ari akarikeri ari agakonyage akandi runaka kuko ntabwo numva ko umuntu muzima ufite ubwenge yatinyuka gufata abantu akabakingirana kwizaho polisi je nibaza ko rero iyo ngingo bwayo polisi n'inzego zibishinzwe kuva ziri gukora kuva ziri zigiye gushyikiriza ikirego gukora investigation investigation n'isugo ntisa nk'iyarangiye kandi bari cyakusanya nyine ngo turi gutunganya dosiye ngo tuyihereze ubushinjacyaha hakurikiranwe n'amategeko ubwo sanga bacyari mu iperereza baracyakuza icyo basigaje no batenda ibimenye perezida twari ko dusanga akwiye kugezwa imbere y'iki y'ubutabera ahubwo cyo dushaka no ibimenyetso byuzuye byatuma akurikirana gusabira ababaje mwana reka tumwihanganishe ndetse tubwire ya no umuji wanjye ntabwo ntacyo twigeze dupfa pe nta kintu n'umuji wanjye katubwiye n'abakobwa rwose bashaka kuza kuri ibintu by'imbuga nkoranyambaga rwose hano hantu umurima rwose hano wacu unyerera cyane kabisa unyerera niyo mpamvu nyine abantu bashaka kugira nyine baze bafatiranira abandi mu bibazo nk'ibyo ugasanga ahubwo umurezi umuteza ikibazo ariko nawe ashaka kucyiteza Yesu umuntu ejo araje aguhaye platform utangiye kujya mukora cyangwa se mwakoranye ejo ukabona bya bibazo byabaye mu minsi yashize ukumva ngo umuntu ngo naramuzamuye ngo none ngo aritangiye kunsuzugura ngo sije abatumye abanyarwanda bakumenya izi byose ibibazo ni ikibazo ibyo nabyo ni ibibazo nyine umuntu agomba kwirinda cyane ko izi mbuga nyine babizi nyine ibintu byose umuntu yavuga ngo ni ukumushyira hanze ngo reka mushyire hanze ngo bigiye byakagiye ngo reka mubomore urababomora umuntu muhi muvuga nabi se oya kumubomora nyine usenze kubomora bavuga kuvuga nabi shaho se shaho komera ukanyibana n'ababyeyi buriya yayo nabikana n'ababyeyi bahari ko kuri pe nuko rero reka tubabwire uti rero mwihangane ko izi mbuga dukoreraho zifite byinshi kabisa imbuga kugezaho ariko n'uzikoresheje nabi urasara kabisa wasara kandi bano bana b'abakobwa barazishaka hasi hejuru ariko nibigutangaza ejo ukabona abo bana nabo ejo babaze erega niba gutangaza nanjye ejo mfunze gusa ntiyambwira ngo ni gute wamuzana muhire nzaza gukorera mu rugo mbwira ukuntu wamuzana muhire ugasanga barangaye ubwo yatire muhire rero abana ese bakankubaza ntabwo ari kumbwira kuri telefone ati rero buriya gufungura YouTube channel kuki baje mu rugo ikintu utazi ese izo ni injiji zitazi kujya kuri YouTube ngo zandike tutorial z'ukuntu wa bra 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 ese ubasha kuba batumva icyongereza ntabwo bavuga gusa bashyiramo n'akamenyetso kabyana tukanda click ese niba umuntu atarisobanukiwe
kandi yaguhisemo abona ubizi azi gufata mikoro nayo kugira ngo bigore uzi gufata ikiganiro kuri ikiganiro cy'isaha niyo mpamvu nyine bigoye rero nabo kugira ngo ibyo bintu babikore nyine yawe ati ngwino tubikore turi kumwe ariko kuvuga ngo buri kantu nituba tuziranye akanshyira muri challenge cyangwa se indirimbo kuko ni n'umuhanzi bazamenya byihuse nabyo birashoboka ariko kubera ko amakuru avuga yuko ari akagambane bakorewe ubwo nyine dore nabaho bisanze n'umukobwa reka mbwire n'abasore umukobwa najya kugusura ahubwo ati nje kugusura hamagara umujama mugenzi wawe mubwire ati hari abantu baje kunsura kandi abizi wasanga batagenzwa nakamwe uze kuza tuba turi kumwe nibaza mubumbure bibiliya mwisomere bibiliya niba muri abasilamu mukore musome Qur'ani ubundi musenga Imana none se ko hari utubari hari za coffee shop izo za Simba zirahari nyambona abantu bahaganirira yego hari n'ahandi hantu abahuri n'abantu Simba irahenda wakabyara iki Simba cyabanze ro hano hugo hadahenda Simba ese warya umugati n'icyaho ukawumara umugati ugura ngaho icyaha kigura ngaho Simba agenda agiye banjyanye barambwira ati nako sindanahaye ikintu banjyanye baravuga ati urashaka iki ndababwira urafatisha iki ndababwira bambwiye ngo bishyuye tarani na 70 ngahe wita ndababwira ubwo nyine nuko ari ayanya ariko gese nari kwemera ari kwigurira ibirayi nkajya kwirira imvange urwego rwa nyine ubwo n'urwo naragaragaye kabisa Mupaga reka tugare ku musozo ndetse nkubwira ngo wakoze cyane ndetse mbonera kugira ngo mbwire abadukurikira yuko bino bintu baje babigendamo gake kubera yuko ahubwo reka nkubwire umuntu witwa wamenye inkuru ariko banze inkuru itagize imenya cyane wamenye inkuru y'uwitwa Lorenzo na Rugaju mu minsi yashize sha numvishe ngo sinzi Roza numvishe wa mugabo ni Kasuka ari kuvuga ngo Lorenzo ngo bamunigiye ngo mubunuza ubona kuvuga ngo ako ndavuga tubanza ari ya magambo ya Gasuka hirya yo kuduha urugero rwiza rwo kuba hafi yawe abanyamakuru bagizwe baduha n'urugero bavuga ati ni gute umuntu agusumba wa kabiri gatatu utaramucangamo akantu ngo unamubwire ko mutangana mu kiburi kagarura gake turiya mugani wa butera kabisa ibyo rero nemeza yuko ari urugero rubi rwose twahawe mpamvu nanabikwibukije yenda twari tugiye no gusoza b'abanyamwuga Rugaju Riga ntabwo mwemera Rugaju Riga uretse kuba n'umunyamakuru ubu ni umutoza utoza kipe umutoza wungirije wa Gorira urabizi ko ari yande Haji Mudaheranwa siyo yo Gorira uramuzi bamwita Shadad ni muntu ki yakorewe kuri Shatore Marara ejo bundi ni umwe mu nshuti z'aba Makenzi bari abantu urumva ko iyo ni famille ikomeye cyane ifite ahantu hure na Rugaju Riga ni w'umunyamakuru akaba n'umustar uwo rero mwibutse Lorenzo yize mu seminari urumva ngo ibintu bya gatigisimu ibintu bya penetesiya ibintu bijyanye n'ishapure amibukiro n'iki byose ntiwabimurusha urumva ngo discipline yo mu seminari urayize ukuntu ingana yayirenzeho ariko ibyo nta kimubwiye abantu bose mubwira umva ko abantu baba hafi y'abantu bakuru amplisi yo gukorera igitangazamakuru cy'igihugu kongeraho ko mwashyambirana kugezaho mutonganya kugezaho mukomeretsanya cyangwa se murwana mufatana mu mashaka kuko amakuru ahari uwitwa Rugaju ngo yanize Lorenzo Florence Lorenzo nawe nk'umwana w'umusaza uvuga ati ikiguzi kitavuze bakita icyana ngamushyiramo icyo bita Tsuki akizemo Tsuki Rugaju aravuga ati nk'umutoza w'umusportif naho ngagaruriramo iki mayigeri ikindi kintu ngo cyo mu ijosi ubwo rero birangira bagize gute batumye cyakora abantu bari barango barabakiza bageze i Kigali bakora iperereza basanga Lorenzo ngo niwe wanduranije cyane abagize gutya bagize gute baramusezera ngo bikiruko cy'amezi 2 gishobora kongerwa bo amakuru rero namenye
make ariko atagiye kure nuko ngo ikintu bapfaga gituruka ku ba diaspora bari hanze ubundi ba diaspora mwabantu nk'aba diaspora ntabwo boroshye ku bantu bakoresha YouTube ejo bundi bambwiye ko ngo iyero ngo riri kuvunjwa $680 mu yashurangurira ka turi bakunye nimwe $680 ukubye n'amayeri 10 bingahe 600 ngahe ukubye n'amayero ugenda ugenda kuba amafaranga nagize gute ni menshi niyo mpamvu bajya rero bafunguye YouTube channel bajya kuyikoraho n'abakandi kazi kudufaranga ko ku ruhande bavuga ati arabeyi nubwo duhaye buri kimwe cyose tugutungu twasova twagura internet twagura iki bona abastar rero bagakora menshi kurusha no kuri YouTube channel zabo n'aba diaspora bararebereba aba diaspora rero bakabareba bakanabakunda icyarimwe bakavuga ati rero namenye amakuru ko ngo wadi limit ngo ntabwo wayikandiza muri Afrika inshuro nyinshi cyane umuntu ntaga gukanda kenshi ngo wohereje kana kaje wapi avuga ati no badiaspora ngo bakura bango tureka tubahere hamwe boherereza umwe atuze guhana kanaka rero rimugezeho ngo ararucara rumira ese ntaga kuruka bamureka shwi ntago dore kuvugana ariko avuga ati se ko tuwe kuzatugura agafata bigeze he muvanye bati nakaguza ariko ntabwo akubwiye se cyangwa ko mudari kuvuga ati reka nakaguza ati ntakubeshye amakimbirane ngo nuko yaje kanyeri ku mu diaspora kaba kararikoze bakomeza kugenda batumvikana bagahurira mu turaka rutumwe n'utumwe tw'amakampani atandukanye bagakora ukagira ngo ni inshuti ariko ngo biza kurangira batumvikanye hari n'amakuru n'abanye bavuga ko ngo Rugaju yanze kwereka Lorenzo hatuye avuga ati ntabwo inshuti yanjye ntabwo nakwereka ahantu ntuye ariko nkibaza nise ko hano tubazi kumbuga ari inshuti mu kiganiro bavuga ati nsasiranze mbarimbure bavuga ati banzo ntera icyotezo akamutera icyotezo akamuvuga neza ndana nakaza arimbura mu kiganiro kumva kiraryoshye gifite icyo twakwita gifite sweetness gifite uburyohe ariko hanze ya radio ngo akaba ari hasi hejuru biza gusemburwa rero ngo n'ibintu batumvikanye bari Karongi umwe asimbukira undi aramuhitana nkavuga nise discipline dutozwa mu rugo ababyeyi discipline dutozwa mama migarutseho no kugira ngo n'abana bakiri bato bashaka kujya mu itangazamakuru abandi babarebera urugero abastar babarebera urugero bafana babo batabifata nk'aho bari ariho discipline yanyu igarukira Rugaju rwanye no Lorenzo ntabwo dubikwiye kuba intambara nyinshi cyane ahubwo twakwigira iki mu makimbirane ya Lorenzo na Rugaju kuko n'abanyamakuru bakuru bose bakunzwe twakwigiramo iki isomo rya mbere rero si byiza ko umuntu mugendana mukwiye guhuza inshuti zose uko zakabaye of course niba ukorana na Muhire sinumva ngo nyuma y'akazi ngo mumenyane ngo Muhire buri arahehe yirirwa he arwaryama he yatereta nde akora iki ababahe oya nigende kuko kubona ngo Lorenzo yatumiye Rugaju kuri YouTube channel Rugaju yatumiye Lorenzo kuri YouTube channel yiwe abantu bavuga ati byanze kuzezera ni inshuti n'akanyenyero kabakandira hamwe tumuze kuganira bikarangira kwari icya kabiri Mr Nice kugiye cye agezweho yaravuze ngo rafiki yako eradu yako bivuze ngo umuntu mugendana hari no mugendana kubera inyungu yenda runaka muhurizeho ariko shaka kuta inshuti yawe ni gute inshuti yawe bayohereza agafaranga uzi ko kazabagoboka mwembi akakarya wenyine be careful kubana diplomate baraperi bagira indirimbo nuko mutubanga mu Rwanda tubateza imbere yaravuze ngo inka yataye amase ku ifundi ko kanya tuwe Kayongwe karayabeyura yafundi ngo bishaka kugira gute ngo yitegura kuguruka ngo Kayongwe kayishoreje mukanya nkako guhumbye avuga ati siko abantu bose rero baguta mu mase ariko bakwanze kuko iyo nka nubwo yari yigize gutya ikatera ibyo ngibyo hanze bikagwa ku ifundi suko yari yanze ahubwo n'igihe cyari kigeze ariko za Kayongwe kayabeyuye ko ifundi gidapfa yishwe no kubura umwuka ko kayimariye iki kahise kayiyongobeza nk'iki bivuze rero umuntu ashobora kuba ariko avuga ati Lorenzo ndamwemera Rugaju ndamwemera ariko ibibera behind the scene cyangwa se inyuma y'amarido ntabwo uzi ibyo aribyo ni ukuvuga ngo be careful kushuti mugendana
be careful ku bantu muvugana none kuri bamwe bavuga ngo Muhire turamwemera bariya bageze ku ruhande bata bapagase ya ni igiki rero ariko none ndakibura bano banyamakuru ubutumwa bwa mbere Mereza Lorenzo na Rugaju ntimukwiye kugaragaza isura nk'iyo ngiyo muri rubanda kuko igihugu cyose kizi ko Radio Rwanda y'abantu bameze nk'abatagatifu abatagatifu mutagatifu Lorenzo mutagatifu Rugaju mutagatifu Ruvuyanga mutagatifu Kwizigira mutagatifu Axel mutagatifu Ibere mutagatifu ara bose mu rugo rw'imikino bose Titi Kayishema Rigo Garuth bande bantu bose bazi ko ari abatagatifu iyo habonetse umuntu nk'uwo rero nicyo kintu kikabanduriza isura tuvuga ngo abanyamakuru barabiye bose ni discipline ushatse bashyiramo ngo bose kuko abumwe agagira gute akatukisha bose si byiza rero ibyo nisabira n'ubuyobozi bwabo aho kugira ngo bene banabirukane cyangwa se babace muri radio babaganiriza bakabaha uburere bakabibutsa cyo bapfana cyo dupfa cyo dupfa bakabibutsa icyo bapfana bakabibutsa umugozi batahirije bose ukomeze bakagira gutya bakongera bakiyunga bakaduha urugero rwiza amagambo yanjye yarayo reka ngushimire ndetse ubwire ngo nawe courage mu kazi kawe ndetse amakuru yo azajya agaruka cyangwa se nakagaruka ibindi byo tuzabikurikirana nyuma y'ejo cyangwa se tuzuzira twumve n'andi makuru ndagushimiye cyane wakoze cyane bwana Muhire ibihe byiza kuri twese hamwe